ku cy'abaririmbyi witwa Vestina na Dorcas batangiye umurimo mu itorero ryacu muri rwa Muhoza. Hari icyo babajije cy'umwihariko cy'uwashatse gukora ubukwe Vestina bavuga ko wanze kumusezeranya. Mbega ibyo ni ikinyoma. Nigeze numva n'umuntu wita umupastori wabivuze ko mbega ko inkuru yose ibyo yavuze byose yarambeshyeye. Vestina nta nubwo ndahura nawe uze ngo yaje mu biro byanjye mbega uretse ko nta nubwo twanga gusezeranya abantu, tubagira inama, tubaganiriza, dukunda urubyiruko, dukunda umuryango. Umuntu wese wifuza muri ubwo buryo rero muzabaze mushake muri ko hari n'ikindi kizima jyavuga. Nanone kandi reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze n'ikaze by'umwihariko abakozi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. N'amakuru rero agiye atandukanye aho rero ku mbuga nkoranyambaga bagiye babigarukaho. Ni ikiganiro rero cyaranzwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho bagarukaga nyine ku muryango nyine cyangwa se ku itorero rya ADPR, aho bari kugaruka byinshi rero bigiye kuranga iri torero nyine muri iki gihe, aho hari byinshi rero byavuguruwe. Yaganiriye rero n'itangazamakuru umuyobozi wabo nyine umuyobozi wa ADPR ariwe witwa Isayi Ndayizeye, ari nawe mushya nyine kuri ubu ngubu uri kuyobora itorero rya ADPR. Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye, n'abanyamakuru bakorera online cyane ariko nyine by'umwihariko n'abibanda kuri gospel. Gusa nanone harimo n'abandi wenda nk'urugero nka Pastor Claude muramuzi nawe, aho rero yabashije kubaza ikibazo impamvu nyine Vestina yanze kumusezeranya, ariko yabigarutseho rero mu magambo twatangiranye niba mwabyumvishe. Yavuye imizi n'imizingo rero arangije abikomozaho, arabihakana avuga ko atigeze yanga gusezerana nyine cyangwa se gusezeranya Vestina na Idrissa. Avuga ko rwose ibyagiye bitangazwa nyine ari ibihuha, dore ko ibingibi ari ibintu byagiye byibasirwa ku mbuga nkoranyambaga ubwo nyine Vestina yajyaga gushyingirwa, aho bagiye babigarukaho cyane bavuga ati ADPR yamusezereye, ADPR yanze ko ashyingirwa muri ADPR kandi ariyo yamureze. Benshi rero bagenda bavuga ati Vestina yigomeye kuri ADPR, abandi nabo bati ADPR niyo yamwanze. Byari ibintu rero bigenda bivugwa, aho rero kuri ubu ngubu hari hataramenyekana nyine nyirizina icyari cyabiteye, dore ko nyine benshi bari mu rujijo kugeza n'aka kanya, aho gusa twe tuje kukubwira nyine ngo uve mu rujijo ahubwo nyine ukuri, dore ko nyine kwatanzwe n'uhagarariye nyine itorero rya ADPR Pastor nyine Isayi, akaba rero watanze umucyo avuga ati rwose twe ntabwo twanga abashya mu muryango, ahubwo icyo dukora twe tubagira inama ubundi umuryango wacu ukabasha kwaguka, dore ko twanaterwa n'ishema yuko twakunguka abandi. Ahubwo nyine uretse ko atabashije kubyinjiramo cyane ngo wenda agaruke ku mpamvu nyine yateye kuba Vestina wenda ataba ariho yasezeraniye, akaba ariyo mpamvu rero yavuze ko bo batigeze bamubuza. Gusa nanone nta wahita ko avuga ati ni Vestina wahise ko wanga cyangwa se ngo ni umugabo wahise ko ubyanga, kuko niba itorero ryo ritarabyanze bivuze ko wenda ari amahitamo yabo nyine bagize kugira ngo badasezeranira aho basezaniye. Ku mbuga nkoranyambaga rero hari benshi bagiye babigaruka mu buryo bundi bugiye butandukanye, aho benshi rero bagiye bagaruka bavuga bati Vestina na Dorcas kuri ubu ngubu nta dini bakigira, ADPR yarabanze. Aho rero benshi bagiye bavuga ati ubundi abakozi b'Imana bakoreye Imana babura idini kugeza ubu ngubu. Ni amakomenti menshi wabonaga abakunzi b'itsinda Vestina na Dorcas bagenda bagarukaho, bagenda ubona ko bari kubavugira rwose bavuga ati aba bana ntabwo bari bakwiye kujujubya gutya ku buryo babura idini ku buryo bigenda gutya. Ariko abandi bakunzi be nabo bakongera bakagaruka bagatanga ibitekerezo bavuga bati nibihangane n'ubundi idini niryo mu mutima, ntago ari iryo kuvuga ngo ni inzu ujyamo kuba ukora ibyiza udakora ibibi. Ibyo ngibyo biba bihagije cyane,
kuba rero ufite idini. N'amakuru rero yagiye agarukaho nyine kuri uyu mugoroba ubwo nyine bagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru, aho rero bagiye bagaruka ku bintu byinshi nyine bigiye bitandukanye, aho rero uyu mupasiteri Isayi yongeye kandi anagaruka n'amashimangira nyine kubita abapasiteri hano nyine ku mbuga nkoranyambaga, kandi nyamara mu by'ukuri batambaye uwo mwambaro nyine, abo mu busanzwe nyine atari abapasiteri birumvikana. Ahangaha rero yagarukaga avuga ati niba uri umupasiteri bizwi neza, gerageza kwitwara nyine nk'umupasiteri, wirinde cyane kuza kwiza imbuga nkoranyambaga aho nyine ari ibintu yajyana agarukaho cyane, avuga ati tugomba kwitondera izi mbuga, by'umwihariko nyine n'abakoresha izina pasiteri mu busanzwe atari abapasiteri. Ibyo ngibyo bakwiye kubikosora kugira ngo ibintu byose bikomeze rero kugira umucyo. Ibi rero byajyanze nyuma y'igihe kitari gito, aho rero Vestina nyine yari ari mu bihe bitamworoheye, ibihe bitamworoheye, aho rero benshi bagiye bagaruka bavuga ati bise ni ibiki, bije gute, kuki bije muri iki gihe ibi bya Vestina nyine, kuki ashatse kubivuga muri iki gihe ibintu nyine bitoroshye, ati se kuki bitasohotse mbere bikaba bisohotse nyine aka kanya. Ariko nyine byose byari ibitekerezo by'abakunzi nyine bitsinda Vestina Dorcas, aho nyine bagendaga babigarukaho batanga nyine ibitekerezo, dore ko nyine uyu Vestina rwose nawe nyine ataratangaza ku mugaragaro nyine icyateye kwandika ariya magambo, dore ko we nyine kuri ubu ngubu agerageza kuza ku mbuga nkoranyambaga ariko agapostinga amagambo agiye atandukanye, uturirimbo tw'Imana, nibyo bintu ari gupostinga. Rero nta kindi kirabasha kugaragara ngo cyangwa se gifatirweho umwanzuro. Gusa iri tsinda bari kwitegura gushyira hanze indirimbo yabo Usisite. Ni indirimbo rero igiye kujya hanze ubu ngubu, ni indirimbo itegerejwe n'abantu benshi batari bake, dore ko kuri ubu ngubu ari indirimbo yamaze gukandagira ku rubuga rwa Spotify, ariko rero ikaba itarumvwa na buri umwe, nyine cyari private, ariko akaba ari indirimbo yamaze gukandagira ku rubuga rwa Spotify, ikaba rero ihagaze iminota igera ku 10. Ni indirimbo izaba ikubiyemo ubutumwa butari buto, ni ubutumwa bunini cyane, twavuga ko ari ubutumwa rwose bunini kandi buzabasha guhembura n'imitima yacu, aho rero iri tsinda Vestina Dorcas indirimbo bitegura nyine kuyishyira hanze vuba. Uko bisa kose ntabwo bazatinda nk'uko bagiye batinda ku zindi, dore ko nyine bari batindijwe n'ubundi n'iyisaga yari yabaye, bari bavuze ati reka tube turetse gato ubundi tubone kuyisora nyuma. Ni mu gihe rero Dorcas na Irene nabo bagaragaye mu bihembo bya Div Award ndetse nyine no mu gitaramo cya Alarm Ministries, aho nyine benshi bagiye bagaruka bavuga bati ibintu rwose ntabwo biryoshye Vestina atarimo, timu rwose yabaye igice, timu ntabwo yuzuye, timu ntabwo yuzuye Vestina atayirimo, aho nyine aba bagiye mu bitaramo ndetse bajya no mu ibyo bihembo byo gutangwa nyine Irene ndetse na Dorcas. Vestina nyine we ntabwo bari kumwe, dore ko itsinda Vestina Dorcas babashije no kwegukana igihembo cy'abahanzi b'abaramyi nyine b'umwaka, akaba ari ibihembo rero byatanzwe ku munsi wo ku cyumweru, akaba ari ibitaramo rwose byabashije kugenda neza. Byinshi rero tuzagenda tubagezaho 5 kuri 5, gusa inkuru yari tuzanye ari ngi tuje kubabwira rero kugira ngo tubashe gukuraho urujijo kuri bose. Icyo usabwa rero nta kindi, wowe ni ugukanda like, ugakanda subscribe kugira byose byiza nyine birano bigiye kugira 5 kuri 5. Nje nitwa Wakanda, ndabashimiye.